Iryo hembe yemereze rwose mutamijya mu mutazo bitajya mu mukecuru nyawe kiwe ubaye iki banyarwandakazi n'ukuri ndabashira tubizo ku buzima bwacu. Ufite indwara zakuzonze, ufite ibibazo mu buzima bitandukanye, byose ni Muganga Matovu. Banyarwanda bibwota amasimbi nimuze kwa Matovu. Nitwa Damon Selemani, abandi umukinnyi wa filime nyarwanda ukunzwe n'abaturage. Mu by'ukuri nagize ikibazo cy'uburwayi bw'umwijima ndetse njye n'ikibazo cy'uburwayi bwo kudatera akabariro neza. Nagiye mavura atandukanye ariko ntibyagenda neza. Aho nagannye Dr Matovu, umuganga gakondo, yaramvuye. Narakize, umwijima warakize, akabariro ndagatera neza bikagenda neza. Murakoze, nitwa Mukamazima Kazahara. Nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara, nkaba naragiye kwa Muganga Matovu. Nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana babiri. Byari byaranze ntaho nari naragiye, hano se naragiye byaranze. Hakunda mushimira cyane, yarakoze. Nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo, yize ikibazo cy'umugongo nahamwe umuti, nabwo narakize, ndamushimira cyane. Murakoze, bitwesha mu nda, narahuye n'abagizi ba nabi baranduga, mwikwirwa mbuyera, ndafite ahantu hamwe mfatwa, ariko aho naganiye Muganga Matovu yaramvuye. Ubu ngubu ndatuje, ndi umwarimu, mfite akazi ndigisha. Murakoze. Nitwaga Joannette, mbere na mbere ndashimira Muganga Matovu. Ndari mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama, nkahura n'icyo kibazo, gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije, bimeze neza nta kibazo. N'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe, ubimeze neza, imihango nyigiramo ku gihe, nta kibazo mfite. Murakoze. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga, erega burya ubuzima ni isoko y'amahoro. Indwara zose waba urwaye wageze kwa Muganga Matovu turakuvura ugakira, yaba ari abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga. Muganga Matovu Sogambede. Yes, reka nizere ko umeze neza aho dukurikirana umunsi ku munsi wo kuzisubscribe ndagushima cyane aho utarekora iyo nemwe kujya wikore iyo bashaka gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni bucece mu gace nko bisanzwe nkokorana Kiroso. Ntangira mbashimira mwebwe mubana nanjye umunsi ku munsi, suza abarundi muri rusange mutwemera cyane, natwe turabemera, abadesipora mwese muri rusange ndabemera cyane, amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba, umujyi wa Kigali mwese ndabemera cyane. Ni amakuru yanjye cyaza nkuzanye genda mbashakira umunsi ku munsi nibereye muri bucece mu gace. Uyu munsi ngiye ahantu bahamagaye bambwira ati Kiroso ngo tukwereke inkuru ukavaringa cyangwa usangiza abantu baba badukurikiye. Ni inkuru ngiye kubereka mukagenda nanjye kugira ngo muyikurikirane fresh sana. Kameramani nagendana nanjye ubundi ibintu basha kugenda neza. Muhoza twari twamubuze twageze kwivura kwa Matovu turamubura, ariko baturangiye ko ari ahangaha. Reka mbaze kuki atageze kwa muganga mbere bimeze bite? Bangu bite? Ihangane nyine umwana wanje nari muzanye kwa muganga, none ndabona meze nabi. Yatunaniriye hano twari tumujyanye kwa muganga. Bose mumungereze kwa Muganga Matovu. Ese yo muhamagara imodoka? Nta bushobozi dufite bwo gutega imodoka. Twananiriwe hano twababiri hano. Bariye mukamungereza kwa Matovu. Yatunaniye rwose twari tumujyanye kwa muganga. Fresh ma. Biracamo. Nukureba nyine. Bisoje. None mama. Bimeze bite? Uyu muntu twari tumujyanye kwa muganga. Yatunaniye hano. None se yatunaniye hano. Imana aribwa munda cyane. Amiriwe nabi. Yatunaniye hano mu nshira yatunaniye. Ntabaye mwabaga bamukare ko muganga mundi byagenze bite? Mwegura ariko yicara. Mufashe muto. Turaturaniriye hano byadanje. Ni bidayimoni ndagaje. Yatunaniye. Indwara ubwo ni.
mumfashe mukamunjyanira mwabagabo mwe rwose n'amaze kororwa byagenze gute mama rero mufata amaguru naye tugaterura gusa twamugezayo mudufashe mudufashe dore rwose mudufashe dore umuntu yari yatunaniye fata rero amaguru rero nageze hano arushaho wekera ntuza inkweto zifashe mani inkweto se mufata mu mwana wanjye hanga fata mwana faturinde mwana sasa nk'umwegamiza kunoza haremereye kubi we haremereye kubi cyane abakira mu mujyane giye dufashe abakira ese mama byabaye gute kugira ngo muhagarare nyine kugira ngo ahagarare hano nukuvuga ngo twari nari namujyanye kwa muganga nyine ho mu kizungu hanyuma noneho rero uburwayi yari afite basanza kusanga uburwayi afite butafite igihe kwa muganga ako mubona indwara rwari nk'iyi mbona ameze nkaho wagira ngo ni nk'amahembe baramuterereje ngo hari umuntu wigeze kugirira nabi ahantu yabaga nini twari twaragize mbere bari baramusuzumye hanyuma noneho rero baza kumbwira yuko afite uburwayi nyine bushobora gutuma ubugire ndaza nanjye ngo ndakwakira ni mu rugo Shana nukagira ubwoba fata amaguru nubwo aremereye fata amaguru mwizane kwa muganga aho nyine ho mu Kinyarwanda amakosa mwakoze yamaye nka data yarambaye hasi asaba amakosa mwakoze nyine navuga ngo na amakosa ubundi bibara amakosa ubuzima nk'uko ubizi ntago wakoza ko umwana wawe yagupfira mu maso kandi ureba umwana wawe ko ibibazo bikomera ikibazo cye kirakomeye cyane kimumazeho igihe isaha niho kwa Matovu ari muri leta bagerayo cyane no Koni tari gucamo. Gucamo. Upongera umamagara mwana. Umuntu atadupfana. Mwana wowe urabona uyu munabuki. Man ngiye ahubwo ndabona simbizi nanjye ndabona kabisa ibintu. Umuntu umuntu ugira ngo barakira bigenze gute. Ariko ntacyo byanze bikonze. Ni kizimu kiri ku muto turunamo. Ntage gucamo. Network. Koni tari gucamo. Si umuntu murabona biri bugende bite koko. Kadukoresha. Niyo ngiye wari wamagaye. Shyiraho parirere. Byari byo. Nshaka Alo muga. Ari umuntu warujanga kugana yararembye cyane. Nagira ngo urebe ukuntu wamugeraho kazi ukamufasha. Ameze nabi. Ameze nabi cyane yego. Ari hano kwivurira ameze nabi. Yego. Hari umuntu arimo kwakira nanjye ku Gicumbi. Nukuri banguka ndi kubona imeze nabi cyane. Muga wadufashije ko ameze nabi sinzi ibintu biri kumugorogeramo wadufashije kwagera vuba ukamufasha nimba abantu batarembye muga ngaraje cyapanga data amaye fatu none harangije we none harangije yewe bizimu none harangije Era muganga mugenda mufata mugenda mufashe jeje nyine mufata mukomeze mufata muga komera kiro wacu rero kumenya cyane dufashe rero icyo mafite byatujyanira none urajya mu ndashwe yafashwe ryari mukecuru komera mwiriwe neza amakuru se uwo mwana wawe yafashwe ryari ni umwana wawe cyangwa ni umwana wanjye yafashwe ryari amaze nk'ibyumweru bibiri arwaye ameze gutya ntabwo kumutindana byari ngewe twabanje kujya kwa muganga nyine kwa muganga hasanzwe kuvuza tuzi ko ari malariya hanyuma tumara icyo gihe cyose ariyo turi
ubwo rero twaje kuza kumenya yuko atari uburwayi bwa malariya, biba ngombwa ko dushaka ukuntu twamutorokesha kugira ngo tumuzane angana nakira umurwayi ndaje aze kuvurwa. uretse gake nakira umurwayi ntagafunguzo we wabakora ifishi umugabo afashe rwose afashe umuntu dayimoni afite babiri nabo ngabo babonye ari bo ariko nabe imbaraga zabashizemo ni igisore we nanjye ndaterura bakwa begeye umwana arahari ntawe uko rwareba Ukira ku musambi. reka mubwire muramena aho se kiro uyu mukobwa afite ibidayimoni byinshi ko naryamo ngabo umukobwa afite ibidayimoni byinshi we mwafasha wanjye akire ngwino nawe ndabona inginzi ihembe ryanjye ihembe ryanjye nturizi se kiro ihembe rifite imbaraga wahise atuza agomba gutuza atata we mwigiye kuva agize musohoke munsigire umurwayi wanjye yakoze mama we yicara aha tumukura hari yicara hari mukinge aho ngaho kinga hariya mukecuru yicara aha ngaha mukecuru yicara kuri iyo ntebe simuka mukecuru ko mbona yagize ndeba agize ubwoba bw'iki mukecuru hari icyo ububazo ufite ubwoba ko umwana wanjye ashobora gupfa kandi yageze kwa muganga nta kintu yaba ahumura wazanye uruntuza se urufuza oya mureke buriya ni ukubera ko mukojeje ihembe kwari ukugira ngo nibura abanza tuze biba byamuzamukanye ibizima azanye n'ubuvuzi mu kanwa amihere nta kibazo shamahane yari afite ni gutya akira se tonde arakira humura arakira ngaho byuka se uretse utagira ibyo wangiza ibyo wangiza byanjye ugiye kumureka rero wicare kuri iyo ntebe umurwayi wawe ure bandi wicara ese abona imbaraga zo kwicara n'amahane yari aricara muhagurutse se aricara muhagurutse cyane we yihagurutse yicare hariya hariya kuri iriya ntebe yewe makuru yawe meza witwa nde Moza aranavuze witwa Muhoza atavuga se mukecuru umukobwa wa dore aravuze ni ukuri Imana ishimwe pe Imana ishimwe se niko gukirara cyangwa hari ikindi kintu nta kibazo nese ikibazo ufite ni iki reka ahubwo turebe ikibazo cyatumye bibaho gutya uko byagenze haza nawe ufite imbaraga mu kubyara zidasanzwe byiza hano urahazi se urabona ari heza ikiganza cyawe cy'iburyo kireho neza gasuka umushushanyije intoki urakira mwungirije imana urakira humura niko ni amadayimoni arimo kumuvamo mu wamutindanye se ubundi wowe icyo wamutindanye yenda ngo ufate umuti ubu kira vugutira hano kuno rupapuro aho gira vuba vugutiraho cyane vuguta cyane
ese ko ndeba haje ishusho hano muri mashini ntabwo ari ishusho ya nindi ni uko iyi mashini niko ikora ntabwo ari naho dusuzuma ibindi bitari amadayimoni n'abarozwe n'indwara zisanzwe ahangaha abandi bafite ibindi bibazo byo mu mubiri ariko uyu nguyu urabona ko bari baramuroze urabona ko baramuroze we ntubibona mana yanjye uwaho hano gatatu uha kuri ino hembe gatatu agatima kagarutse ndabona ndimo kugenda nzana akizere ko ndeba se umuntu amuvugisha none hakemera kuvuga ndabona nagira akizere moho urumva uri kumva neza uri kundeba ukamenya ndinde uriya ninde muvugana mama wawe munda urumva hakiri kukurya cyane se uri gutonekara cyane bya bintu birimo byagushikaga urumva ari kigushika hano turi rero ni kwa muganga bakoramo hano jugunya hariya muri ariya mazi koramo jugunya hariya ngaho karaba muri ayo mazi rero yakarabemo birase biramuvura iki oya ndimo ndamureba nyine turebe ibirozi bye aho byaturutse ese no wamugize baramenyekana haramenyekana nimushaka ko tumushika biraterwa n'ubushobozi bwa mama we arabimenya uwaho gatatu none turagira ngo ikimenyetso kigaragare niba barandoze kigaragarira ahangaha nimba barandoze ikimenyetso kigaragarira hano muri uyu muti nimba barandoze ikimenyetso kigaragarira hano muri uyu muti hata muzemo dusuzumire n'umwana w'umukobwa mukamusuzuma mukamukubita ibibazo mukamukubita ibibazo tega ibiganza byawe kamera magiye numiwe rwose umijwe n'iki kiro mwampuruje mutumye ntabarwaye ku ntuze azi imigeri yankubise yagomba kwigukubita tega ibiganza byawe ngaho tega iri hembe ripfumbate ngaho tega icyo ngicyo kirambure dasamete mijya mutazotanya muri mukecuru nyiramure ngaho rima iryo hembe rimereze dasamete mijya mutazotanya muri mukecuru nyiramure jewe ubaye iki urabona ko nyine bamutanzeho igitambo kugira ngo bamuroge biriya bintu n'igitambo bamutanzeho kugira ngo urabibona ese bihiye ni bihiye ni wa muti hari ikindi ubonye hari ikibiriti ducanye se ni wa muti nyine uhiye nta kibiriti ushyizemo nta bintu ucanishije umuti uhiye nyine ni iri hembe riba rikoreza akazi karyo sindeba se umuntu wamuroze n'ubundi bari basanzwe ari inshuti bafite ibintu bapfa niko umuntu mugira icyo mufura muzi ni Irene none se mupfa nyine twapfaga umugabo wanjye nabibonye dore mwapfaga umugabo ese mubyeyi warubizi none se ko ndebana ntago nari mbizi Irene uwo nguwo ni muntu ki se ntabwo muzi ni umushuti wanjye yari umushuti wanjye simbona se ari wabikoze kandi dore yabikoreye yagiye kukorogesha hakurya y'amazi muri Tanzania Karagwe k'Abahinda niho yagiye warebye wabibonye mukecuru
mugomba kwishyura 300 kugira ngo umwana wanyu mufashe. 300. Muganga sayo mafaranga ko ari menshi muga wangiriye impuhwe koko ayo mafaranga ko ari menshi ubu nayabona n'ukuntu ubona nshaje ngana gutya koko. None se biragenda bite kubona nyine umwana baramwangije. Ese muga kumva ntayo afite yuzuye uramufasha iki? Oya se rega namwe mujye mugerageza murebe. Ibi bintu ni ibintu biba bikomeye nawe mubibona. Nose umuntu ko yarameze no bibonye mukecuru. Mujye menya ko bavuze ko natwe tugira imbaraga. Wabanje kujyana kwa muganga basiga kwa muganga ariko nabwo nakurenga ntabwo abimenye. Nuvuga ngo rero nta kintu kigomba gukorwa. Ngo yatoretse n'ivuriro aho uko yatubwiye. Toretse ivuriro. Ngo bene atari gukira. Mwatoretse ivuriro. Nyine kwa muganga urabona ntabwo nari gusezeza ngo babinyemerere kugira ngo muvane kwa muganga ntabwo bari kubyemera. Rero twatambutse gahoro nk'abantu barimo kwitemberera duhita tunyerera duhita mpita muzana kugira ngo umusuzumishe nyine muvuze. Noneho rero icyo uri bukore urashaka nibura urutanze igice hanyuma ndugende urashaka garogoro umwana wawe muvure nta kibazo. Muganga ndakwinginze basi mbabarira nguhe amafaranga 140. Sibyo kuri consultation natanze ya mafaranga 21 ayo nari nsigaranye ni 140 ayandi nzayazana nyuma ari kumvurira umurwayi. Sibyo muganga mukamufashe ndabona ko umukecuru we ndakwinginze mbabarira mfashe kandi ntiyakwambura rwose. Yenda ntashobora no kugira amahirwe akabana n'umufasha kanayamutangira cyangwa ka ese ubundi muri famille zanyu nta wabuze umuntu yaka? Muri famille yacu nta abantu turakennye mu cyari wacu turakennye ntabwo ubushobozi dufite no kwiyambaza inshuti n'abavandimwe kugira ngo bazamfashe bantwerere turebe ko nazavamo iryo deni irwamagana. Ngaho ngaho wazanye yashyiremo hano kibazo. Ese muga hari umuntu ubundi ujya ubambura ngo amafaranga yaheze? Oya nta muntu watwambura, nta muntu ujya utwambura. Amafaranga tuzuye 10. Ayo wakwese mukecuru? Aya ngaya nagurishije akarima kanjye nari mfite ko mu cyaro hanyuma kugira ngo aho mariye kubimenya maze kumenya amakuru y'umwana y'ukuntu ameze ngurisha akarima kanjye ko mu cyaro hanyuma niyambaza n'abandi bantu bakeya nabo baramfasha barantwe. Mfite abandi barwayi size zimwe mu mpamagaye yabari vuwe yashyire manzi cyangwa uzane nkwereke 10 yazanye abanyibari yamenya bari ngaho yabare mwebwe muri n'abaganga ibintu byose murabishoboye ntimuhanye. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 20 130 aruzuye. Ngo yazinga yashyire muri kariya gaseke yazinge neza. We nta kibazo arabimbwira kuko ibibazo by'ubwo nabyumvise. Nta muntu wakoraho ese kare kuvura umurwayi niko. Noneho rero icyo nubukore yeguye imiti y'umwana agomba kunywa arayinywa uzajya urawuteka urekere mu gikatsi cyawo urumva. Ndaguha n'undi kandi nawe umara mu gikatsi nazo leta zijugunya uzambwira nzakugura ikindi kintu gikoresha urumva. Ubu ntabwo azongera kwigwa garuka ngabe birarangiye arabakiza abagaruka se ko nimo muvura nyine urumva nyine hari ikibazo na kimwe yabagize ageze kwa Matovu. Ntabwo bazongera kumuroga biba birangiye umuvuye cyangwa musirika buriya namara gukira kuko urumva ndacyamuvura aracyari mu biganza byanjye kandi ubaye n'amafaranga basigaranye bazayatanga namara kuyatanga tumutsirike nta muzongera kumukora. Kumenya umuntu wakuroze wowe n'iki giye gukurikiza? Ntabwo mbizi ikintu ndakora. Uzongera kuvugana nawe cyangwa muziyunga cyangwa uzamugendera kure? N'undi ntabwo byari bimeze neza byatewe n'amatiku twari dufitanye ubwo kugira ngo abikore. Nese ubundi abagabo mamupfa abagabo nese ushaka wawe umugabo wanjye tubana mu nose yaramugutwaye ukecuru uzi ko uzajya uteka waragenda uteke muri 3 z'amazi urekere mu gikatsi cyawo mu gitondo uzajya uwushyushya anyweho ikirahure na nimugora anyweho ikindi kirahure hanyuma reka ngwe no gushoreza
mugabo nkahita nkubaza ko umuhaye imiti umuntu wo hanze umufasha gute utaribone ko ari bugire wo hanze nawe dufite ko tumuvura kuko nakubwiye ko dufite uburyo bw'imbaraga tagaragarira amaso wo hanze ubwo tumuvura mu mbaraga zacu nyine nk'abavuzi gakondo uno muti rero nawe urumva azajya urumva ashoreza azajya ashorezaho mu gitondo kibyuka nta wundi muntu barahura ashoreza n'umugore agiye kuryama aho ni mugende ndabasezereye ubwo amafaranga yanjye genda uyahige uyashake umuti n'amaraza uzaza ufate undi muti inshuro imwe gusa hanyuma noneho nawe uzaba wayabonye unayazane tunamutsirike nta muntu uzongera kumuroga. Ese umugabo we batwaye bazongera basubirane cyabirangiriye aho ngaho baje kwivuza se yaje kugaruza umugabo baje kwivuza baje kugaruza umugabo ra Tanza nivuza iby'umugabo bizaza nyuma iby'umugabo byo nta n'ikibazo n'ubundi azigarura ubwo uzamundi wo gutuma uwo mugabo agaruka oya ese ibyo mu gutuma agaruka naza kubibaza nabyo tuzayimufasha cyari cyamaze no kwivuza kandi turamuvuye arakiza urumva mukecuru by'abana bato ntiwabijyamo wivuza umwana wawe by'abagabo ntiwabijyamo nawe azabyikurikirana namara kuba muzima ngaho rero mugende nta kibazo murakoze mugareka iyi fishi yongera isubize wa mwana hariya sawa sawa reka ngana ku musozo w'ikiganiro icyo nashaka kugira ngo no kumenya ko bano bantu cyangwa uyu muhoza ari bukire n'ukuntu yari ameze ko reka wenda subira inyuma gatoya usanze ibi bira bintu byamugiraga kuri ya bimugimbisha kandi nkubwiye nyine ngo nibyo umugenzi we bapfaga umugabo yamurogeshe kandi mubwiye ko yamurogeshe hanze muri Tanzania akaragwe kabahinda siko nababwiye nibyo ibisimba se rega barugwa mu buryo butandukanye ngira ngo n'ibisimba nibi oya ni yari yaramuroze nyine kujya ahoramoka nana nkwigiraga nibyo ngiyo nyine yamuroze nta bindi bimuvuyemo birarangiye ntago ahubwo ni mutanga mu mwanya agiye kuvura abandi barwaye nsize ku ivuriro kanama twitahire ubwo akize tubibonye ubwo nta kundi uzagira ikindi akenera cyangwa uzahura n'ibibazo nka biriya nimero ya telefone bazakwibariza bazaza kukubaza ibintu byinshi reka nkore kujye mu kazi ntacyo wambaza ibikibindi cyo wambaza kinini iki nuko mbonye uyu nguyu yakize nta kindi rero bakaba bari baguhuruje barimo kuguhuruza abakize ubireba nta kibazo ibindi byo nawe urabizi kwa Matovurazi ibi nakorora bizi ni umuvuzi gakondo uvura abantu nyine bawe nibazo nk'ibi ngibi byabaye imyuka mibi yaba ari amashitani yaba ari amategano yaba ari amahwerano byose turabivura ndetse n'indwara zisanzwe abafite amibe turukumunase impyiko umwijima igifu ibintu nk'ibyo ngibyo imitsi umugongo byose turabivura nta kibazo abari mu gihugu no hanze y'igihugu abari mu Rwanda nabo hari hanze y'u Rwanda bose turabafasha aho yaba ari hose ku isi turamufasha nta kibazo kuko twebwe nakubwiye ko turabavuzi gakondo kandi abavuzi gakondo nyine nese ni nkuko nyine wabona iri hembe ndifashe nkaba narikoza kuri uyu mwana agakira cyangwa se hakone ibyo biti mitongero cyangwa se mbega twe dukoresha imbaraga z'ururimi nshobora no kuvura udahari kandi nkakuvura ugakira nshobora no kugusuzuma udahari kandi nkagusuzuma nkamenya ikibazo ufite bitewe n'impamvu zanjye nk'umuntu baroze ibintu akabisimbuka cyangwa akabirenga akaba atari hano hafi ari nko muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa mu bindi bihugu bitandukanye akaba ari byo bamuteze ibyo nabyo bahita bimuvura cyane rwose nkanabikurayo akabibona nkabimwereka ko nabikuyeyo nko gutsirika umuntu se kugira ngo batazamuroga cyangwa nka bamwe bakora ibintu amafaranga abaca mu mpande mu ntoki nazo urazivura inyatsi nabwo inyatsi ituruka mu bintu byinshi bitandukanye inyatsi ishobora guturuka kuri karande kameza miryango inyatsi ishobora guturuka ku muntu wayikuroze wenda ari ishyara gufitiye inyatsi iri mu buryo butandukanye hari inyatsi rero ituruka ku by'imiryango yanyu yahoze ikora kera bya bitamumajyaga mutanga hanyuma bikaza guhagara bitewe n'impamvu zitandukanye zagiye ziba mu gihugu urabizi hari abapfusha ababyeyi babo wenda barakoraga ibyo bintu basigara abana batoya bagasigara ari victim y'ibyo bintu by'iwabo ibyo batangiye kujya batunga byose kora ko batari bazi kubikora no kubikoresha bikatangira kujya inyatsi za kubibatwara n'uwo si inyatsi rero ni bya bintu by'iwabo byakarande iwabo iza kwiha bya bintu bari bamenye kujya bayiha buri mwaka none wenda abantu urugero abantu bavukana ari batanu wenda bafite izo nyatsi zo mu muryango umuntu umwe akaza kwivuza aje kwivuza ari umwe bose za wazibakura icyarimwe cyangwa wazikuraho uwo nguwo yari inyatsi karande kameza miryango umwe aje kwivuza
iyo yose twayibakura kuko nyine tureba ikibitera nta kindi ni bya bintu nyine nakubwiye bahoze batunze mu miryango yabo. Ibyo nibyo twebwe dushaka kugira ngo dukureho kugira ngo ba bana basigaye bagire amahoro cyane abandi basigaye bagire amahoro cyangwa batunge batunganira. Urakoze cyane ku bundi busobanuro, nimero zawe tuzishyiramo bazakwibarize. Nta kibazo cyane. Sawa.